wakubona yagira ngo ni umwana ujya gusigara ahangaha urumva ndongera kubona utirimutse ariko rero ejo bundi narumvishe ngo uri kujya muri bya biraro nimpamo y'Imana ntagukubise igipawa cyo mu kamena ngahita nkamera papa nawe yarasaze gusa bari kumbwira ngo nsigare ku nzu ntazi ko ngiye guhura n'amaji yanjye ntama wagwane mame reka ngutema mwibuko ya Bobo Marire wangu burya mwana ni umushi nagashwi gato wakintu Photo. How did you be that? I don't want peace. Nani ko numva baba bishizemo mwana. Sha mwana nandi kumva mbaye mushya sinzi ibyo mbona. None se mani vi wakora n'amadayimoni. Yega mwana papa ni umupfumu akorana n'abadayimoni. Ndikumva mbisengira igisanze mwana. Ndikumva marayisa ajya mu mutwe. Sawa turi kumwe mwana ndikumva nani? Shamara reka bite ngenda nyine mwana. Mfite n'igisanze mwana. Hello? Meze bite shu? Akumaze imisi ndakubona hose urumva ibintu bizagenda bite. Ubu ndagukeneye none ndakubona. Ngugeze hano hafi. Waruje nawe kumbera. Okay, reka nyaruke duhure. Nyaruka ndagukumbuye cyane ndakubona. Sawa. Nizite shu. Neza shu. Makuru ni meza. Ariko iyo umara icyumweru kimwe 2 3 4 5 utaza kundeba wumva nta kibazo ufite. Nimwe urebye hari akabazo nari nahuye nako. Ako kabazo gatuma wibagirwa umugabo se ni akabazo ariko ziko umugabo ari we muntu mubana igihe kinini kurusha abandi bose. Naga magaraga ngurubura kuri phone. Ukayibura kubera ko byagenze ute? Wowe naraguhamagaraga nkumva ntareze ufite. Oya kumpamagara ntago ari ikibazo. Kumpamagara se ukambura ni mu rugo inzira zirafunze. None se nizere ko byari ndi mutazabisubiramo. Yabiriya byo nabivuyemo kera. Birerega byari kuzananyicisha. Nukuvuga ngo ubundi birantukaje nabivugaho cyane. Kuko iyo utekerejeho gato kuri bari abantu uhita urumva rero ntukaje binabigendamo. Nuko nyine ari wowe wabaye nk'umuntu nkunda cyane. Bituma ari we menera ibanga. Ariko ubundi nta muntu ugipfa kumenya amabanga ya hari ahantu. None se barani bandi ko numva ngo bica abantu bakora ibintu bibi gusa. Ubundi ira groupe bayita umuntu yagarara bamwita Little King. Ni umwana muto cyane wabigiyemo bitewe nuko abakurambere bo bakera babijyagamo cyane. Ubundi ira groupe ninjye wari uyihagarariye. Birangira nyivuyemo kubera ko nta gaciro yari mfite. Sibyo ariko kuba mwiza. Ntabwo ari cyane. Ngomba gushaka nk'amagana 6 ngomba kugukakira kare batarakujyana. Sibyo birantukaje bitekereje kuko iyo utekerejeho cyane bahita bakugeraho kandi ntabwo nshaka kukubura. Sibyo agere n'umuntu uzabibwira. Tawe nzabibwira. Okay. Tugende ndebe urabona muri amusozi. Urabona? Uriya musozi buriya hariya bibaye ngombwa naho bakinzu ubundi tukahatura. Bakubona atari heza? Ni heza cyane rwose nahakunze. Tugende rero tugende imperekeze mu rugo. Ibyo nababwiye mukomeje kubyica. Mwabuze iki k'imbaraga zanjye nabahaye ibintu mukomeze kubijambo. Niko mwanjije. Muraba kurya gusa nta kindi muzama.
nona mwese murumva mwabihishe. Bruh. Mwese uhereye kuri uriya watuvuyemo n'uriya wazanye iby'amasengesho mubanzanire hano ari bazima, yaba muzima yaba apfuye mumuzane. Icyo nshaka ni umuntu cyangwa se abari mwebwe mupfa. umva mwana njye ibi bintu birandambiye rwose. njye tubijyamo twumvaga ari ibintu byiraha, ariko ubu ngubu njye bimvuye ku nzoka, bimvuye ku nzoka. nta kantu na kamwe umuntu azigera akora ngo avuye muri biriya bintu. Mbese bro urabona nyine ubuzima burakonda mani bro, ubuzima burakonda by'ibintu umaze kubyinjiramo rimwe na rimwe rigiye bita bikubamo nk'akaranda ukuntu, ariko kubivamo nitwe twabyikuramo mani. none se ejo bundi nasubiye nyogokuru arambwira ati biriya bintu bamaze kubigeramo kubivamo biba bigoye, none se ubu nzabigenza ute mwana? Yego nyine babigoye sibyo, babigoye cyane kubyumvisha ko banavamo nanone ukabona bigoye, naho ushatse kunyura ngo bivemo ugasanga inzira zabyo zirafunze. Masha twagwanya cyane twarakuntu nyine twabivamo mani. njye ntabwo ibi bintu ndi kubishyikira. None se mwana ushaka gupfa? Amakuru y'iminsi Amakuru ni meza. sha iminsi myinshi tutabonana. Shaka kuri twese pe. Ku ishuri se byari bimeze uko? Byari bimeze neza. Uzi ko duherukanye ukiga muri primaire? Hashize igihe kinini nyine tutabonana kubera amasomo. Sha ndi kubona waranakuze. Ibyashiri wawe se bimeze uko? Shaka bimeze neza nta kibazo pe. Sha uriya mushuri wawe njya mbona nanjye ntazi. Na n'ubu tuvuye guhura, wose bimeze bite? Njye n'icyakirara cyanjye n'ubundi cyarananiye, sinjya nkorana n'abantu banywa itabi. Ariko na n'ubu wowe ushobora kumuhindura. Cyarananiye pe, erega itabi ryaramwishe. Ariko narumvishije ngo isagi kuzimu buriya ni amadayimoni yamwadukiye. Simbizi bye pe. Mani urabona mani bradiri, wowe imba ushaka ukumva neza ko ukeneye gupfa mani, ngo n'ubuzima bwawe pe sibyo. Urabona kariya karito kingi mani ni akagome bya sana, biriya bintu uramutse ubivuyemo ukazana umugore mani, umva ni burundu guhita upfa burundu. none se tuvuge ko ibyo twijyanyemo umwanya bigiye kutugora? Yego urabizi nyine mu buzima ibintu biragorana, ufite kujya ahantu wumva wishimye bakanakwakira neza pe, aho gusohokamo ikaba intambara mwana. none se mwana ko uriya muryango ndi kumva ngo noneho ngo utangiye kwica abantu muri izi karitsiye, kandi urumva ko leta twebwe twamaze kubivamo, leta izi ko ari twebwe tubirimo. ubu se ubwo urumva tudafite ibibazo mwana? Ariko mwana nkakugira inama, urumva ibi bintu gutya nubwo bimeze gutya sibyo, Dr. King turabizi ko afite imbaraga sibyo, ariko imbaraga zanjye zifite ko ari nyinshi. Yerega ngenda nabizi ko ari njye wari ubihagarariye, nta n'imbaraga afite kundusha sibyo, ariko njye ntabwo nshaka kongera kwica abantu. iriya nzoka ngiye kujya mpora nyigaburira ngo ni ukugira ngo mbone imbaraga, ntabwo ngiye bishoboka. Mwana njye dore ikintu nabwo twakora rero ni kimwe sibyo, twakora ni kimwe, twige twapanga ukuntu Dr. King tumushyira hasi cyangwa tukamushyira mu nzego z'umutekano. kandi urumva ubingaruyemo, kandi ntabwo nshaka njye kubijyamo. Nyine urumva ntushaka kubijyamo sibyo, ushaka kubijyamo ariko ushaka kubivamo dore ikintu kubivamo kwawe rero ni ikindi kibazo, barahita bavuga ko ari twebwe twabisubiyemo. kankwereke sibyo, leta y'u Rwanda yacu ntabwo yemera uburozi sibyo, ntabwo inemera ko imbaraga z'umwijima zibaho, ahubwo dore igitekerezo, yes ngiye kwibera pasiteri, kandi umutima ngende nkorane n'Imana, mpage nayo noneho mpangane nawe, kandi ubwo nanagiye. mwana gerageza urebe. Aka ni agakira, noneho iwacu turakize. Ngaho se gira icyo umfasha nk'inshuti yanjye nk'uriya amere nk'uriya wawe. iki ntagufasha kandi ndaje ngufashe. So wanyine mperekeza mu rugo tugende twiganirira, nta kibazo.
iki sha ubu turakize iyi mari mbonye iki ni igiti uzanye mwana genda ntari angaruye ibintu ntarigeze nongera gushaka gusubiramo ubu bari gushaka kubinsubizamo ubu nk'iki kintu ndamenya ngisubiza Rito King abana banjye baba babaye abapfa reka manike iyi radiyo ariko uyu mwana ikintu anzaniye mu rugo kizankoraho nindapfa nzakira my family ngomba kujya gusura Rito King ubu bukwe ndabugeramura kanyuriye niyo ya hafi tu ariko caje akaradiyo kanjye umva umugabo umwana wamaze gupfa kubera ko mwajyanye ibintu bitari ibyanyu wihangane rero niko bigenda yakoze ahatakorwa yatwaye ikamba ry'umwamikazi usabwa kubigarura bitarenze uyu munsi kuko nibirenga umuntu arapfa kandi kubera ko umwana wawe yakoze ikosa n'ipeta rya kabiri urarinyazwe urabe